solemn times we're living in now in these last days. Tubayeho mu bihe bikomeye muri iyi minsi y'imperuka, kandi dukwiye guhora twiteguye ubwo tubona ko irangira ry'imbabazi riri hafi yacu. I want to begin with a statement. Ndifuza gutangirana n'aya magambo aboneka mu gitabo cy'ibihamya by'itorero, volume ya 6 kuri page ya 61. Aravuga ngo ibihe bishishana biri imbere yacu. In our work, we must show the people the danger they are in. Kandi mu murimo wacu tugomba kwereka abantu akaga barimo. Nimureke amashusho akomeye ubuhanuzi bwahishuye ye gutambuka atavuzweho. Arakomeza ngo abantu bacu baramutse bakangutse byibuze 1/2 cy'uko bari bakwiye gukanguka, baramutse basobanukiwe ubugufi bwo gusohora kw'ibikorwa byavuzwe mu byahishuwe, That a reformation would be wrought among our people. habaho ubugorozi bukomeye mu bwoko bwacu no mu matorero yacu, kandi benshi bakwizera ubu butumwa. Inshuti zanjye, arakomeza ngo nta gihe dufite cyo gupfusha ubusa, kandi tugomba kureberera ubugingo bw'abantu nk'aho tuzabubazwa. Watchmen, what of the night? Murinzi we, mbese ijoro rigeze he? Dushobora gusubiza tudashidikanya ngo igitondo kiraje kandi bugiye kongera bwire. Ikimenyetso cy'inyamaswa kiradusatiriye. Yesu Kristo ugiye kugaruka ageze ku rugi. Uyu munsi mu byo tugiye kuganira harimo ingingo ivuga ngo ububasha bwose bw'inyamaswa, kandi turareba ku by'izi ngabo z'iyobokamana in connection with the new world order. naho bihuriye n'ubuyobozi bushya bw'isi. Isi niyo yatanze iryo jambo ngo New World Order, cyangwa se itegeko rishya ry'isi, ariko tuzi ko icyo ari ikimenyetso cy'inyamaswa. Uyu munsi kuri ibyo tugiye kuganira hamwe n'ibindi byinshi, turaba turi kumwe n'umutumirwa w'umwihariko yitwa Marie Diaz. Tuguhaye ikaze. Murakoze cyane, ndabashimiye. Ni byiza kongera kugaruka hano, kandi uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibintu byinshi by'ingenzi. Reka noneho dutangire. Mbese watangira utubwira kuri ibyo ngibyo? Well, Pastor, we have talked at length about the fact that the world as a whole is in transition. Yego, twakomeje kuvuga ko isi yose iri mu gihe cyo guhindurwa, kandi twabonye n'uko imiryango itandukanye iyobora isi yigeze gusohora inkuru ivuga ko mu mwaka wa 2023 wari umwaka wa mbere w'ino gahunda nshya y'isi. Ubwo rero icyo tugiye gukora muri iki cyigisho, tugiye kugaragaza dushingiye ku bihamya bitandukanye ndetse no ku mashusho atandukanye ko bino bintu ari byo birimo birabaho mu isi, aho turi mu gihe cyo guhindurwa ku isi yose ijyanwa muri gahunda nshya y'ubuyobozi bumwe bw'isi. And of course we know that based on prophecy. Yego, kandi turabizi dushingiye ku buhanuzi ko ibyo bizaba bigizwe n'intambara yo kurwanya abakomeza amategeko y'Imana, ari nayo mpamvu kimwe mu byo tugiye kuganira harimo n'ibyo ngibyo byerekeranye n'ingabo z'iyobokamana zigiye kuzana intambara, bigasohoza ubuhanuzi bwo mu byahishuwe igice cya 12 ku murongo wa 17 havuga ngo ikiyoka kirakarira wa mugore cyane, kiragenda ngo kirwanya abasigaye bo mu rubyaro rwe bitondera amategeko y'Imana kandi bafite guhamya kwa Yesu. Ndetse ikimenyetso cy'inyamaswa kigomba gutangirira hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, maze amahanga yose agahita yigana ndetse agakurikiza icyitegererezo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nk'uko biri mu gitabo cy'ibyahishuwe igice cya 13 kuva ku murongo wa 11 gukomeza. Tukizirikana ibyo ngibyo, turi kuvuga ku buyobozi bushya bw'isi. Noneho wakomeza? Yes. And so we're going to take a look at this first. Yego, tugiye guhera kuri aya makuru yatangajwe na The Nation muri uyu mwaka wa 2025. Uravuga ngo gahunda ishaje y'isi iri gupfa. Ni ukubera iki gahunda nshya y'isi ifite imbogamizi zo kuvuka? Barakomeza ngo imbaraga z'impinduka ziragoye cyane ku buryo nshidikanya buri wese uvuga ko afite icyerekezo cyo gushyiraho gahunda nshya y'isi, cyangwa se ahubwo akaduruvayo k'isi, ibyo byamugora. Barakomeza ngo ariko biragaragara ko turi gusatira igihe gikomeye cy'amateka, uhereye ku kurangira kw'intambara ya kabiri y'isi n'intambara y'ubutita, aho gahunda ishaje y'isi yananiwe, ubu gahunda nshya y'isi bikaba bigaragara ko nta gishobora kuyibuza kubaho. Hano rero bavuzemo yuko ushingiye ku bikorwa bitandukanye byagiye bibaho biri gutuma tuva muri gahunda ishaje y'isi tukaba turi kujya muri gahunda nshya y'isi. Mu bihe bitandukanye byashize hari abantu benshi bakomeye mu isi bagiye bavuga kuri ibi, Former President Herbert Walker Bush, harimo nk'uwari Perezida George Bush mukuru wavuze ku by'ubu buyobozi bushya bw'isi no kuri kino gitekerezo. Biratangaje cyane kandi ko muri icyo gihe ibi byitwaga amakuru adafitiwe gihamya, ariko ubu tukaba turi kubibona bigarukwaho mu isi ndetse biranagenda bishyirwa mu bikorwa. and so as we go on here, we're going to Kandi uko dukomeza kujya mbere turaza kubona yuko ino gahunda y'ubuyobozi bushya bw'isi atari itangazwa gusa mu makuru, ahubwo hari n'abari kwerekana uburyo bino byashyirwa mu bikorwa.
from the inception. urabizi icyo twakongeraho hano ni uko abantu bakwiye gusobanukirwa ko iyo tubona amagambo nk'aya ngaya tujye tuyasoma kandi tuyasobanukirwe tuyarebera mu mboni za Bibiliya. New world order. Ijambo gahunda nshya y'isi rirerekana ko hari hariho gahunda ya kera y'isi. Uko ni nako iyi nkuru ivuga. Bari kuvuga ko bari guhindura ibintu From old world order to new world order. babikuye mu buyobozi bwa kera cyangwa se bushaje bw'isi bakabijyana mu buyobozi bushya bw'isi. Mbese mwari muzi ko muri Bibiliya havuga ibya gahunda nshya y'isi na gahunda ya kera y'isi? Mu gitabo cya Yesaya igice cya 9 umurongo wa 6 hari iri somo ryanditse ngo nuko umwana yatuvukiye duhawe umwana w'umuhungu ubutware buzaba ku bitugu bye. His name shall be called Wonderful. Azitwa igitangaza, umujyanama, data wa twese uhoraho, umwami w'amahoro. Ku murongo ukurikiraho haravuga ngo gutegeka kwe n'amahoro bizagwira ku ntebe ya Dawidi n'ubwami bwe, kandi bizabuha gahunda bibukomeze mu bihe bitagira iherezo. So God has an order. Rero Imana ifite gahunda ngo ubutegetsi buzaba ku bitugu bye, kandi ubutegetsi nabwo bukenera gahunda, bukenera n'amategeko abugenga. Ndetse abatambyi batwaraga isanduku y'isezerano bayihetse ku bitugu byabo. And what was in the ark of the covenant? Mbese n'iki cyari mu isanduku y'isezerano? Hari harimo amategeko 10 y'Imana. Ubwo rero gahunda yo kuri Imana iboneka muri Bibiliya ari nabwo butegetsi Yesu Kristo ari gutwara ku bitugu bye, nk'uko umuhanuzi Yesaya yabivuze, bushingiye ku mategeko 10 y'Imana, ari nayo gahunda y'Imana y'isi. Mbese iyi gahunda nshya y'isi yo yaba ifite mugambi ki? To destroy the commandments. Ni umugambi wo kurimbura amategeko 10 y'Imana. Ndetse iteka ryose tubona muri Bibiliya ko Satani yagiye agerageza gushaka gukuraho ubutegetsi bw'Imana. Tugiye kubona uko ibyo agiye kubikoresha muri kino gihe cyacu ngo agerageze gushaka kongera gukuraho ubutegetsi bw'Imana, atari mu ijuru gusa ahubwo na hano mu isi. Rero mureke dutangirire hano. Turabizi ko Klaus Schwab yahoze ari umuyobozi mukuru w'ishami rishinzwe ubukungu bw'isi kandi aherutse kwegura, none ubu hari umuyobozi mushya witwa Borge Brand. And he just came out with a new video. Aherutse gutangaza aya makuru mu minsi 3 ishize, aho yavugaga ko isi yose iri mu gihe cyo guhindurwa, ijyanwa mu cyerekezo gishya. Kandi ndagira ngo mbwire abadukurikiye ko ubu turi kuvuga ku muryango ukomeye mu isi uhura buri mwaka, ugakora inama zirimo abayobozi batandukanye b'isi yose, bagashyiraho uburyo bagomba kugena politike y'isi, bakaniga ku mishinga bagomba gutangiza. Ubwo rero hano turahabona abayobozi bakomeye b'isi yose bihuriza hamwe, bakatubwira kandi bakatwereka ibyo bagiye gukora. Tugiye kumva kandi turebe aya magambo, tumenye icyo uyu muyobozi yavuze. Reka twumve. We are between world orders. Turi hagati ya gahunda ebyiri z'isi. Gahunda ya mbere y'isi ni iya mbere y'intambara y'ubutita, yibanze mu kurangiza intambara no guharanira gukorera hamwe. Ariko ubu ntituramenya neza uko gahunda nshya y'isi igomba kuba imeze. Gusa gukorera hamwe nk'isi yose bigomba kugira uruhare rukomeye muri iyo gahunda. Ariko icyo twamenya ubu ni uko hagati y'izo gahunda ebyiri z'isi tugomba kwitega ko hagomba kubamo akaduruvayo, gutakaza gahunda kw'ibintu. So one has to really struggle to find ways of cooperating. Ubwo rero tugomba kubanza guhura n'imbogamizi kugira ngo tubone uko dukorera hamwe. When countries are also competing. Kandi ibyo bigomba kubaho mu gihe ibihugu biri guhangana, bihanganira kugira ijambo rikomeye muri iyo si nshya. And hopefully this new world order is not. Ndizera ko iyo gahunda nshya y'isi itazadusubiza inyuma, ahubwo izadufasha gukorera hamwe nk'ibihugu byose byo mu isi, ariko kandi duhatana nk'ibihugu. Now, he just confirmed, as I stated, that we are transitioning. None ahamije neza nk'uko nabivuze ko turi mu gihe cyo guhindurwa kw'isi, tukava mu buryo bumwe bw'imikorere tujya mu bundi buryo bushya bw'imikorere. Ndagira ngo kandi twite ku yandi magambo avuzemo hano ko nk'uburyo bwo gutuma duhinduka tukajya muri gahunda nshya y'isi bigomba kurangwa n'akaduruvayo cyangwa se gutakaza gahunda kw'ibintu. Biratwibutsa rya hame ryabo ry'uko kugira ngo bashyireho ubuyobozi bushya bw'isi bigomba kubanzirizwa n'imivurungano, order out of chaos. Kandi biratangaje ko tweretse ko ari gahunda ya kera y'Imana, gusa nanone iryo jambo ryongera kugaruka kuri gahunda ya kera aho ubupapa bwayoboraga isi yose. Ibyo biratangaje uburyo bigiye bihuye, kuko igihe ubupapa bwatakazaga imbaraga zabwo hahise haboneka imivurungano mu isi. Bisobanuye ko bishoboka cyane ko mu gihe nanone turi kwinjira muri ino gahunda nshya y'isi tugomba kubanza kubona imivurungano mu isi yose mu buryo runaka kugira ngo bihe ububasha abatware b'isi bwo kwerekana ko bafite igisubizo, aricyo ubuyobozi bwabo bushya bw'isi.
And that video clip is recent. kandi aya mashusho turebye ni aya vuba yo mu ishami rishinzwe ubukungu bw'isi. Kandi dukurikije ibyanditswe byera maze tukanareba ku byo uyu mugabo yavuze, This man just said the new world order atangaje ko iyo gahunda nshya y'isi izaba igizwe no gukorera hamwe. Ibyo biterwa cyane cyane n'ubucuruzi. And the Bible tells us that Babylon Kandi Bibiliya itubwira ko Babuloni ari itungisha abatunzi bo mu isi ikanabayobora. Bino rero birahuye cyane. that since Kandi kuva icyorezo cyarangira, the Pope has made frequent statements stating Papa Francis yakomeje kuvuga ko iki ari igihe cyo gushyiraho no gushyira mu bikorwa uburyo bushya bw'ubukungu, aribwo bwa bukungu bwa Francisco, nawe abyita gahunda nshya y'isi. and the WEF Kandi uyu muryango ushinzwe ubukungu bw'isi hamwe na Papa w'i Roma barakorera mu ruhande rumwe. Rero abantu b'Imana bakeneye gukanguka. Ibimenyetso biragaragara neza ko turi mu minsi y'imperuka. And not just that alone, he also Yego, kandi uyu mugabo ntavuze ibyo ngibyo gusa, anavuze ko kandi muri uku gukorera hamwe kw'ibihugu byose bigomba kurangwa no kuba umwe, bigakorera kuri gahunda imwe. Ubwo rero twabyita nanone guverinoma imwe y'isi. So now as we're moving forward, Rero ubwo tujya mbere tureba aya mashusho yandi y'uyu muyobozi w'iri huriro ry'ubukungu bw'isi, ndifuza ko abadukurikira bakwita cyane kuri iki ko uyu mugabo yagaragaje uwo ino gahunda nshya y'isi igomba kuba ishingiyeho kandi inagenderaho. Ibi ni ngombwa cyane kubimenya ubwo dukomeza muri kino cyigisho. Nimwumva aya magambo ye. Reka tuyakurikire. This is what we have to get used to in the new world order. Ibi ni byo tugomba kumenyera muri gahunda nshya y'isi. It's a very competitive world order. Tugomba kumenyera ko ari gahunda irimo guhatana kw'ibihugu, And I think the new Trump administration ndetse ubuyobozi bwa Trump bwubakiye cyane kuri icyo ngicyo, kandi amateka yatweretse neza ko tubasha kwitwara neza no mu bihe nk'ibyo ngibyo. yes now that's interesting, right? Because None bino biratangaje cyane kubera ko avuze ko ino mikorere yose y'ubuyobozi bushya bw'isi the Trump administration yubakiye cyane kuri gahunda ya Donald Trump ubu ngubu. Ibyo biratangaje. None washobora kuba afite impamvu bivuze gutyo, ariko twebwe nk'abigishwa ba Bibiliya ibi byose tubirebera mu mboni z'ijambo ry'Imana. None ntabwo turi kuvuga ko ubuhanuzi bwose bwa Bibiliya bushingiye ku buyobozi bwa Donald Trump, ahubwo icyo turi kuvuga ni uko dukurikije ubuhanuzi bwo mu Byahishuwe igice cya 13, Bibiliya igaragaza ko Amerika y'ubuprotestanti bwaguye iri mu bakinnyi b'ibanze mu kuyobora isi. Kuba rero uyu muyobozi w'iri huriro ry'ubukungu bw'isi avuze ko imikorere y'ubuyobozi bwa Donald Trump izaba ari ishingiro ry'ubuyobozi bushya bw'isi, ku ruhande rwanjye numva hari icyo bidukangurira kumenya kugira ngo twibaze ngo ni iki cyihariye kuri manda ya kabiri ya Donald Trump cyaba kinatumye uyu mugabo avuga gutya. and I think we are going to see Ndetse nizera ko tugiye kubona igitero giturutse mu mpande eshatu zitandukanye. Bwa mbere uyu mugabo we yavuze ko icyo ubuyobozi bwa Donald Trump buzabafasha muri gahunda nshya y'isi ari ibintu bibiri by'ingenzi. Mu yandi magambo ni inzira ebyiri bazakoreramo. Inzira ya mbere ni imiyoborere cyangwa se amategeko agenga abaturage, inzira ya kabiri ni ubukungu. Nyuma yaho turaza kubona yuko hari inzira ya gatatu y'iby'iyobokamana. Abo nabo ni abashaka ubuyobozi bushya bw'isi kuri buno buyobozi bwa Donald Trump buzaba buyoborwa cyane n'amahame y'iyobokamana. so we have to live as if 2025 is going to be the year Ubwo rero tugomba kubaho nk'aho 2025 ariwo mwaka ikimenyetso cy'inyamaswa kizahatirwa abantu bose. Uko niko tugomba kubaho. Ibyo nibidasohora ntacyo bitwaye, byibuze tuzaba twari twiteguye. Absolutely. And Yego nibyo. Tumaze gushinga urufatiro rugaragaza ko ibu birebeye mu mfuruka zitandukanye, isi yose uko yakabaye iri guhindurirwa kujya muri gahunda nshya y'isi. Kandi ntituragira ku ngingo ivuga ko turi kwinjira mu bihe bigizwe n'ikoranabuhanga gusa, kandi iki ni ikintu kitigeze kiboneka mu gisekuru na kimwe uretse kino cyacu gusa. Iby'ifaranga rimwe ry'ikoranabuhanga ndetse n'inzandiko z'uko wikingije ndetse n'irangamuntu y'ikoranabuhanga byose biri kubaho ubu ngubu, ndetse nta gihe kandi nta n'igisekuru na kimwe twigeze tubona aho bino byose uko byakabaye biri kuberaho rimwe nk'uko bimeze ubu. Ibi mpisemo kubibibutsa nabyo kuko ari ngombwa ko duhora twibuka ko ubwo turi guhindurirwa kujya muri gahunda nshya y'isi, ibyo nabyo bigomba kuba bifitemo uruhare rukomeye. Ariko kandi indi ngingo nshaka kuvuga ni uko Perezida Trump ubwe yavuze ko turi kwinjira mu gihe gishya, ariko Perezida Trump we ntabwo yakoresheje rino jambo ngo gahunda nshya y'isi, ahubwo yakoresheje irindi jambo rijya gusa n'iryo, aho yavuze ko turi kwinjira mu gihe cy'izahabu. Let's just take a look at this new headline.
from the New York Post. It says, reka turebe aya makuru yatangajwe na The New York Post. Umutwe wayo uravuga ngo intsinzi y'amateka ya Donald Trump yaharuriye inzira igihe gishya cy'izahabu, kandi aya mashusho tugiye kuyerekana hano, kandi buri wese abyumve yitonze, tumenye n'impamvu yavuze ko turi kwinjira mu gihe cy'izahabu. Nimuyakurikire. Here it is. Like this. I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected. Ndashaka gushimira abanyamerika ku bw'intsinzi yabo ikomeye bangejejeho, mukantora nka perezida wanyu wa 47, kandi nabaye na perezida wanyu wa 45. This will truly be the golden age of America. Kino kigiye kuba ari igihe cy'izahabu kuri Amerika. Ibyo niko tugomba kubyita. right. And, so this is so interesting. Rero bino biratangaje cyane ko ari kuvuga kuri kino gihe cy'izahabu, kandi turabizi ko Amerika y'Igiprotestanti ari igomba kurema igishushanyo cy'inyamaswa. Ibiri mu nyamaswa rero nibyo bigomba kuboneka mu gishushanyo cyayo. Mu byahishuwe igice cya 13, ubu Protestanti bwaguye bwo muri Amerika nibwo bugaragazwa nk'igishushanyo cy'inyamaswa, kandi ibintu hari isano ikomeye bifitanye. Mbese mu isezerano rya kera ntitubona ko muri Babuloni ya kera nabo bageze mu gihe cy'izahabu, kandi muri icyo gihe ariho bahatiye abantu bose kuramya igishushanyo. Mbese byashoboka ko ibi ari byo Donald Trump nawe yari kuvugaho? Ntabwo tubizi neza, ni ukubireba. Ariko twebwe nk'abigishwa ba Bibiliya tuzi aho bino byose byerekeza. Igihe bakoresha amagambo nk'aya, turabizi ko inshuro nyinshi aba afite ubundi busobanuro bw'ibanga buyari inyuma. None kuba baba batumvise ibyo neza, The golden age. icyo gihe cy'izahabu bwa mbere cyerekana wa mutwe w'izahabu mu buhanuzi bwa Daniyeli igice cya 2, kandi umutwe w'izahabu ni Babuloni ya kera. Ubwo rero ibyaranze igihe cy'izahabu muri Babuloni ya kera ni amategeko y'agahato mu byerekeranye n'ubuzima, aho bahatiye abantu b'Imana kurya ibyo badashaka, nk'uko ibisa n'ibyo natwe twabibonye mu gihe cy'icyorezo. That was the golden age. Icyo ni kimwe mu byaranze igihe cy'izahabu cya Nebukadinezari. Icya kabiri, muri icyo gihe bahatiye abantu kuramya mu buryo bw'ikinyoma, baramya igishushanyo cy'izahabu. Uko kwari ukuramya Babuloni, kuko Babuloni yashushanyaga umutwe w'izahabu muri Daniyeli igice cya 2. Ubwo rero ibyabayeho kera nibyo bigomba kongera kwisubiramo muri no minsi y'imperuka kuri Babuloni yo muri kino gihe cyacu. Nayo igomba kugira igihe cy'izahabu. Ndetse nimwitegereze neza uko umuyobozi w'iri huriro ry'ubukungu bw'isi yahamagariraga gushyiraho ino gahunda nshya y'isi. Who also said, Mbese ninde wundi wavuze ngo murakaza neza muri 2030 aho ntacyo uzaba utunze kandi ukazaba wishimye? N'uyu muryango n'ubundi. entails Ubwo rero ino gahunda nshya y'isi ihagarariye ukubura k'umudendezo w'umutimanama n'uburenganzira bwawe, maze ugahinduka imbata y'abatware b'iyi si, ari nazo mbaraga zitegeka ino si yose. Right. And now, Pastor, you touched on ancient Babylon, and you Yego, kandi uvuze kuri Babuloni ya kera, unayihuje na Babuloni yo muri kino gihe cyacu. Ibi ni ngombwa ko natwe tubitindaho, kubera ko tubona ko mu gitabo cy'ibyahishuwe mu gice cya 17 hagaragaza Babuloni yo muri kino gihe cyacu. Iyo Babuloni ikomeye y'amayoberane nayo ari itegeka isi yose muri kino gihe cyacu, ikayiyobora. Ubwo rero tureba ku birango bya Babuloni, tugomba kureba ku mwimerere kugira ngo tumenye igishushanyo cyayo. we have to see how Ndetse tugomba kubona neza uko Babuloni y'amayoberane nanone ariko kwiyerekana kwa Babuloni ya kera, iki ibyo byombi bihuriyeho, kugira ngo tumenye ko ibintu bigomba kongera kugenda hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko ariyo igomba kurema igishushanyo cy'inyamaswa. Now, it's interesting because Ibi birantangaza cyane kuko Imana ari nziza cyane kuri twebwe. Iyo twitaye ku ijambo ryayo itwereka ibimenyetso, ikanaduhishurira amabanga y'ijambo ryayo kugira ngo dusobanukirwe aho duhagaze muri bino bihe byacu. when President Trump was elected president in November, and of course, Igihe Perezida Trump yatorwaga mu kwezi kwa 11 umwaka ushize, ubu akaba yaranarahiye, hari igitangazamakuru cyo mu Burayi cyitwa The New European cyerekanye ino nkuru yantangaje cyane. Ndababwira ukuri ko bakoresheje imvugo za gihanuzi ubwo bakoraga igifuniko cy'imvaho yabo. Ibi ndagira ngo mubirebe, kandi ndifuza ko nawe waza kugira icyo bivugaho, kuko nabo baba babizi cyangwa batabizi. Nabonye banditse ibintu byatangaje ubwenge bwanjye ndebeye ku mvugo bakoreshejemo. Reka tubirebe. Baranditse ngo inyamaswa yarekuranwe ubukana. Biratangaje cyane. Bari gukoresha amagambo nk'aya ngo inyamaswa, bavuga kuri Amerika munsi y'ubuyobozi bwa Trump. Turabizi neza ko ubuyobozi bwa Trump atari bwo nyamaswa ubwayo, ariko Amerika niyo gishushanyo cy'ubupapa, kandi icyo gishushanyo nacyo ubwacyo ni inyamaswa. and so the fact that they are telling us that the beast Ubwo rero kuba bari kutubwira ko iyi nyamaswa ya kabiri yarekuwe, bigomba kuba ikimenyetso nabyo ku bwoko bw'Imana. I agree.
Ndemeranya nawe kuko turi kubona ibimenyetso. Icyo twahamya dushingiye kuri Bibiliya ni uko buno ubuyobozi bwa Trump buri kwibanda cyane ku guhuza itorero na leta, ari nabyo Bibiliya yita kuremwa kw'igishushanyo cy'inyamaswa. Ibyo nibyo twe dukwiye kubona. Mwongere murebe hano, baravuga ngo inyamaswa yarekuwe. Ubuhanuzi butubwira ko Amerika ari irema igishushanyo cy'inyamaswa ya mbere ari y'ubupapa. Noneho wakomeza. Now, this is where we're going to kind of transition in our presentation. Aha rero niho tugiye kwerekeza muri kino cyigisho cyacu, ndetse nk'uko umaze kubivuga tugiye kwerekana uko igishushanyo cy'inyamaswa kigiye gusa neza byuzuye nk'inyamaswa ubwayo ariyo bupapa Kiliziya Gatolika y'i Roma. Rero hari ibintu byinshi bigiye kuba ari bishya muri kino cyigisho, ariko kandi harimo n'ibindi twagiye tuvugaho mbere. Ibyo byose rero ni ngombwa ko tubihuriza hamwe tukabivugaho muri kino cyigisho kugira ngo tugire urufatiro ruzima tutaza kugira icyo ducikanwa. Ni ngombwa rero ko mukomeza kubana natwe. One of the other points that I wanted to discuss is the fact that indi ngingo nifuza ko tuvugaho ni uko Vatikani aho ubupapa buri ari cyo gihugu gitoya cyane mu isi yose, and we know that historically speaking when she rose to prominence, kandi dushingiye ku mateka tuzi ko igihe ubupapa bwahabwaga isumbwe uburyo bwonyine bwatumye bushobora gusohoza imigambi yabwo ndetse no kurenganya no kwica abataremeranyaga nabwo bose bageze kuri ibyo bakoresheje imbaraga y'ingabo cyangwa se igisirikare. Ubupapa bwakoreshaga imbaraga z'ingabo z'ibindi bihugu byose mu kurenganya no kwica abatarabwemeraga. Ibi ni ngombwa kubimenya kubera ko dukurikije icyo Bibiliya ivuga, igihe ubupapa bwakomerekaga uruguma rwica ni igihe bwatakazaga imbaraga bigatuma butagishobora gukoresha gahato ngo butere abantu bose kubwumvira. Tugiye kureba ino nkuru yanditswe na Britannica nayo ishobora kuduhamiriza kumva aya mateka y'ibyo navugaga. Umutwe wayo uravuga ngo intambara za Kurwasade. For more than 2 centuries, barakomeza ngo mu gihe kirenga ibinyejana bibiri intambara za Kurwasade zagumye kuba uburyo bukoreshwa burimo imbaraga bwari buyobowe na papa. Barakomeza ngo intambara za Kurwasade zari zihuje ububasha bwa gisirikare n'ububasha bw'iyobokamana. Amagambo y'umutuku aravuga ngo nyuma ubupapa bwaje gushoza intambara za Kurwasade kubo bitaga abahakanyi n'abataremeraga ububasha bwa papa, kandi bageze kuri ibyo bitwaje ububasha bw'ingabo cyangwa se igisirikare. Aha rero mu kubyumva neza turabona ko ubupapa bwashinze ububasha bwabwo mu isi bukoresheje igisirikare cyangwa se ububasha bw'ingabo, kandi ibyo byatumye bashoza intambara za Kurwasade barwanya ubwoko bw'Imana. Ibi nifuje kubitindaho cyane kubera ko nanone tugiye kubireba muri kino cyigisho muri kino gihe cyacu, kandi biraza gutuma dusobanukirwa neza ingingo turi kuvugaho muri uyu mwanya turi kwigira hamwe. Yego, ushobora gukomeza. Ndibuka ko mu mwaka w'2000 John Paul II came out with this. Papa Paul wa kabiri yasabye imbabazi mu ruhame, kandi muri kuno gusaba imbabazi He mentioned the atrocities. yavuze ibyaha by'indengakamere byakozwe na Kiliziya Gatolika y'i Roma mu myaka 2000 ishize bikozwe na Kiliziya Gatolika y'i Roma. Nimurebe hano amagambo y'umukara akurikira aravuga ngo ibyo byaha byakozwe biri mu ngeri zirindwi nyamukuru zitandukanye, kandi muri izo ngeri zirindwi ntiharimo gusa intambara za Kurwasade ndetse na Inquisition gusa, ahubwo hakuyemo no guhatira abantu guhinduka abagatulika ndetse n'amategeko arwanya isabato y'Abayuda. Bino mu bitekerezeho, igihe bari bashyigikiwe n'ububasha bw'ingabo z'ibihugu, They could force people to convert. bashoboraga guhatira abantu guhinduka abagatulika, ndetse abangaga ibyo ngibyo bose bararenganyijwe banacirwa urubanza nyuma baricwa. And Protestant America, Kandi Amerika y'Igiprotestanti nayo igomba gukora ibisa n'ibyo ngibyo neza. Ubwo rero tugomba kwitega ugukura k'ububasha bw'ingabo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, that is connected to their religious arm. kandi izo ngabo zikaba zifitanye isano n'iyobokamana. exactly. Yego rwose, nk'uko umaze kubivuga, uko byari ku nyamaswa ni nako bigomba kugenda ku gishushanyo cyayo. Icyo tugiye kubona rero ni uko buno ubuyobozi bwa Donald Trump buherutse kujya ku butegetsi mu kwezi gushize kwa mbere bwatangiye gusa neza n'inyamaswa. Reka turebe aya makuru yatangajwe na Spectator. Aravuga ngo ubuyobozi bwa Donald Trump bugizwe n'abagatulika benshi cyane. None icyo nshaka kuvuga hano nuko bino bitagarukira ku bagize ubuyobozi bwe gusa b'abagatulika, ahubwo 12 muri bo barakomeye birenze urugero mu myemerere ya Kiliziya Gatolika. Ndashaka kuvuga kandi ko Trump ubwe yavuze ko ari umupresbyterienne,
ariko nureba ibintu yagiye ashyira ku mbuga nkoranyambaga ze biragaragara ko yimbitse cyane mu kwemera Kiliziya Gatolika n'imyizerere yayo. Niwitegereza mu gihe yiyamamazaga yagiye akunda gukoresha indirimbo z'abagatolika zirimo nk'iyitwa Ave Maria, aho yiyamamarizaga bakanashyiramo n'izindi ndirimbo zabo zerereza Mariya n'abatagatifu. Kandi ndibuka ko ajya gusoza manda ye ya mbere yagiye kubarara imbere y'igishushanyo cya Papa Paul wa kabiri. Rero akomeza kugaragaza iteka ko ahuye n'imyemerere ya Kiliziya Gatolika y'i Roma. Turabona ko abagize ubuyobozi bwe ari abagatolika hafi ya bose, kandi nk'uko nabivuze turabona ko yemera cyane imyemerere y'ubugatolika, ndetse nureba mu rukiko rw'ikirenga rwa Amerika turabona ko rwuzuyemo abagatolika. Ibirenze ibyo, hari n'andi makuru aherutse gutangazwa agaragaza ko ambasaderi mushya w'Amerika i Vatikani atari umugatolika gusa, ahubwo yagiye aharanira ko hashyirwaho icyiza rusange. Ibi rero biratwereka ko mu mfuruka zose kino gihugu cyitirirwa igihugu cya giprotestanti kiri kurushaho gusa cyane n'igihugu cya kigatolika, kandi uwo ni wo mugambi wa Satani, kuko ubuhanuzi butubwira neza ko ubupapa buzakoresha Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo bugarure isumbwe bwatakaje mu isi. Continue. Wakomeza. Yes. And so now this is Ibi rero ni ngombwa kubiganiraho, kandi impamvu tugomba kubivugaho twibanda kuri bano bitwa ingabo ni ukubera ko uko tujya mbere twabwiwe muri Bibiliya ko Imana yagiye itanga ibimenyetso byerekana ko iherezo rya byose riri bugufi. Iyo rero ndebye kuri ibi nkareba icyo Bibiliya yahanuye, I think about Matthew chapter 24 verse 3. nibuka Matayo igice cya 24 umurongo wa 3, igihe abigishwa basangaga Yesu Kristo maze bakamubwira mu buryo bwihariye batitubwire, ibyo bizabaho ryari, kandi ikimenyetso cyo kuza kwawe ni ikihe, n'icy'imperuka y'isi ni ikihe? Hano babajije Yesu Kristo ikibazo kiri mu ngero ebyiri zitandukanye, kandi hano bahuje ukurimbuka kwa Yerusalemu no kurimbuka kw'isi. Igitangaje ni uko Yesu Kristo nawe yatigeze atandukanya ibyo byombi. Igihe yavugaga ibyo kurimbuka kwa Yerusalemu yahise akoresha ayo magambo anavuga ibyo kurangira kw'isi. Kandi kimwe mu byo Kristo yavuze cy'ingenzi muri Luka igice cya 21 ni uko Yerusalemu iri kugotwa n'ingabo. Natwe rero icyo tugomba kureba mbere y'irangira ry'isi ni kuno kugotwa nanone kw'ingabo. Ayo magambo ndagira ngo nyasome muri Luka igice cya 21 kuva ku murongo wa 20 kugeza kwa 21, ahanditse ngo, ariko ubwo muzabona i Yerusalemu hagoswe n'ingabo muzamenye ko kurimbuka kwaho kuri bugufi. Icyo gihe abazaba bari i Yudaya bazahungire ku misozi miremire, n'abazaba bari hagati muri Yerusalemu bazayivemo, n'abazaba bari ku misozi ntibazayijyemo. Ubwo rero ikimenyetso bagombaga kurebaho, ari nacyo nanjye nifuza gutindaho, cyari ikimenyetso kigaragarira amaso. Byari iby'umubiri bagombaga kureba, kandi ingabo zari zigiye kugota Yerusalemu zari zibigaragara. Mbese ubu ntibyarushaho kumvikana neza ko kuba hano Kristo yarabahaye ikimenyetso kigaragarira amaso cyo kurimbuka kwa Yerusalemu, ari nako ikimenyetso cyo kurimbuka kw'isi cyaba kirimo n'ibigaragarira amaso, ari cyo kugotwa n'ingabo nanone? Ntibyumvikana ko natwe dushobora kubona ingabo zigaragara zitegura kongera kugota no guhagarara aho zitagenewe? That's correct. Ibyo ni ukuri. Yego. You know, and I want to put this point Ndetse iyi ngingo ndagira ngo nyigarukeho nayo. very important. Ni ingenzi cyane. Iyo witegereje ububasha bw'inyamaswa ari y'ubupapa, batweretse neza ko ubwo bupapa bwagiye bukoresha ububasha bw'ingabo z'ibindi bihugu. Ibi rero ndagira ngo mubyumve. Do you know Mwari muzi yuko muri Kiliziya Gatolika y'i Roma there's actually an order. naho harimo ububasha bwitwa ingabo? It's called Jesuits. Abo ni abitwa abajezuite, kandi abajezuite niko kuboko kw'ingabo kwa Kiliziya Gatolika y'i Roma. Not excluding Popery use the military. Ntabwo twirengagije ko ubupapa bukoresha ububasha bw'ingabo z'ibindi bihugu, ahubwo no muri Kiliziya ubwayo abajezuite ni ubutegetsi bw'ingabo, kandi ni ukuboko kw'ingabo za Kiliziya Gatolika y'i Roma. Kandi icyatumye abajezuite bahagurutswa kwari ukurwanya ubugorozi bwa giprotestanti, kandi Gatolika niyo nyamaswa. Niba rero Amerika igomba gukora igishushanyo cy'ubwo bubasha ariyo ubupapa, ibyo bivuze ko no muri Amerika ya giprotestanti hagomba kuzamukamo umutwe witwa uw'ingabo, kandi naho ukaba ari umutwe wihariye ufite imyitwarire nk'iy'ingabo, nk'uko abajezuite nabo bazamutse mu nyamaswa bafite imyitwarire nk'iy'ingabo. Uwo mutwe nawo ugomba kuboneka mu gishushanyo cy'inyamaswa aricyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi nawo ukaza ufite umugambi wo kurwanya ubwoko bw'Imana nk'uko byari bimeze ku bupapa. Ibi kandi ntimubyitiranye. Kuba Amerika ifite ikindi gisirikare gisanzwe nk'ingabo zirwanira mu kirere, izirwanira mu mazi n'ibindi nk'ibyo,
That is a military branch of ubwo ni uburyo bumwe bw'igisirikare cya politiki ya Amerika. Ariko hano ndi kuvuga mu buryo bw'umwihariko ko mu buprotesitanti bwaguye bwo muri Amerika naho tugomba kubonamo uwundi mutwe w'ingabo kandi witwara mu buryo bw'iyobokamana nk'uko abajesuite nabo wari umutwe w'ingabo witwara mu buryo bw'iyobokamana, nubwo ubupapa icyo gihe nabwo bwari bufite ubundi bubasha bw'igisirikare cy'ibihugu. Noneho rero tubwira ibyo ngibyo. Yego, nkunze uburyo usobanuye neza ibyo ngibyo, kandi kuba abajesuite ari ingabo si ukubera ko bagenda n'imbunda cyangwa ibindi bikoresho bya gisirikare, ahubwo imikorere bakoreramo niyo ituma bagaragara nk'ingabo. Uko ni nako undi mutwe w'ingabo ugomba kuboneka muri Amerika ugomba kuba witwara. Si ngombwa kuba ufite ibikoresho bya gisirikare. Nizera ko kino ari ikintu benshi muri twebwe batabonye kandi byari ngombwa yuko tucyitaho. Ubu tugiye kureba ku buyobozi bushya bwa Donald Trump, ndetse nizera n'umutima wanjye wose ko ibi tugiye kureba nabyo ari ibigize umutwe w'ingabo za hamwe twasomye muri Bibiliya ku kimenyetso cyo kugotwa n'ingabo. Kandi nanjye ndabigarukaho nk'uko bivuze ko ubu tutari kuvuga ku gisirikare cyitwaza intwaro zifatika cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ahubwo turi kuvuga ku ngabo z'iyobokamana, ndetse izo ngabo z'iyobokamana zigomba kuba zitwaje ibirango by'abasenga ibigirwamana. Bagomba kuba bafite bino birango by'abasenga ibigirwamana, kandi si ibirango bifatika gusa, ahubwo ni ibifite icyo bisobanuye. Kandi twabonye uko Abaroma bazanye ibirango by'igisiga cya kagoma baje kugota Yerusalemu, ariko ubu turi kuvuga ku kirango cyangwa se ikimenyetso cy'abasenga ibigirwamana, aricyo sabato y'ikinyoma. Ibyo ni nabyo turi kureba. Muri kino cyigisho turi kugenda intambwe ku ntambwe kugira ngo hataza kugira udasobanukirwa ibyo turi kwiga. Rero hano icya mbere twavuga ni uko nubwo Perezida Donald Trump yitandukanyije na proje ya 2025 mu gihe yiyamamazaga, ubu ari kugenda ashyira mu bikorwa bimwe mu biyigize. Reka turebe no makuru ya mbere yatangajwe hano, aho umuyobozi witwa Kevin Roberts w'umuryango wa Heritage Foundation yatangaje ati, nta rujijo na rumwe mfite ko Donald Trump azashyira mu bikorwa proje ya 2025. Muri kino kiganiro yavuzemo ko kuba Trump yarigeze kwitandukanya n'iyi proje ya 2025 ntacyo byari bihuriyeho no kutayemera, ahubwo ko nyuma yo gutorwa yari kugaragaza ko yumvira. Ndetse mu buryo burushijeho kumvikana, uyu mugabo aherutse gukorana ikiganiro na ABC News, aho yavuze ko iyi proje yari nziza cyane kandi ari iy'ababungabunga amahame. Reka twongere turebe aya magambo ya Kevin Roberts avuga ko Trump azashyira mu bikorwa ibyanditse muri iyi proje bakoze. So one of those names was Russ Vought. Rimwe muri ayo mazina ni Russ Vought. Uyu mugabo yatangajwe ejo hashize ko azaba ayoboye icyiciro cy'ingengo y'imari mu buyobozi bwa Trump. Ibi yahamagariwe kuyobora ni nabyo yanditseho muri proje ya 2025. Mu gice we yanditseho cyavugaga ko bazakora impinduka zikomeye ku bijyanye n'ubukungu kugira ngo batere abantu gusobanukirwa gahunda z'ababungabunga amahame. Kandi mu buryo bwahuranyije, ibyanditswe muri proje ya 2025 biri gushyirwa mu bikorwa utitaye ku byo Trump yayivuzeho yiyamamaza. Uriya mugabo Ross niwe mpuguke ya mbere ikomeye mu babungabunga amahame iyo bigeze ku bijyanye n'ingengo y'imari n'ubukungu. Ntabwo yanditse gusa kuri icyo gice mu gitabo cya proje ya 2025, ahubwo yari yarakoze no muri icyo cyiciro muri manda ya mbere ya Trump. Niba rero hari umuntu usobanukiwe neza uko ushobora gukoresha mu buryo bwiza kandi bukurikije amategeko ndetse burimo imbaraga, ukoresha ibijyanye na kino cyiciro cy'ingengo y'imari gusohoza ibyo ababungabunga amahame bashaka aho gusohoza ibyo abatisunga Imana, ni uyu mugabo Russ Vought. A lot maybe of the Project 2025 agenda may now actually happen no matter what. Bimwe cyangwa se hari byinshi mu bigize proje ya 2025 biri kugenda bishyirwa mu ngiro mu buryo butandukanye n'ibyo Trump yavugaga ari kwiyamamaza ko nta hahuriye n'ibyo proje. Mbese no kubera iki? Twe twari tubizi neza nta gushidikanya ko ibyo bigomba kubaho, kandi bisimbivuze kuko ntubaha Perezida Donald Trump kuko muzi cyane ndetse n'inshuti yanjye. Ariko icyo nababwira ni uko hari itandukaniro rikomeye hagati y'ibyo Trump yavugaga yiyamamaza ndetse n'ibyo yagombaga gukurikiza amaze gutorwa, nk'uko biri muri proje ya 2025. Aha niho nababwiraga ko ntacyo bitwaye ku byo Trump ari kuvuga ataratorwa, mbwira abo bitashimishaga, kubera ko ubundi bitajya bibaho ko umukandida w'umurepublikani ku mwanya wa perezida atajya yiyamamaza avuga ibitandukanye n'ibyo ababungabunga amahame bashaka. None tubwire.
Right. So let's put that reka bino tubishimangire. Avuze ko Trump azashyira mu bikorwa ibyanditse muri iyi proje. None rero ikibazo twakwibaza ni iki ngiki: mbese aba baba bari gusohoza ubuhanuzi bumeze nka bwa bundi Yesu Kristo yavuze ngo nimubona Yerusalemu hagoswe n'ingabo, kandi ibyo bigeranyije no kurimbuka kw'isi mu gihe cy'imperuka. Igihe nabonaga ibi naravuze nti Imana idutabare. Nimurebe aya magambo akomeye aboneka muri iyi proje ya 25. Bino ni ibiri ku rubuga rwabo kandi ntibisanzwe. Baravuze ngo gahunda y'imiyoborere yacu. Amagambo abanza y'umutuku aravuga ngo our goal is to assemble an army. umugambi wacu ni uguhuriza hamwe ingabo ziri kuri gahunda imwe, zambariye urugamba, zatojwe kandi ziteguye, z'ababungabunga amahame ngo zijye ku murimo uhereye ku munsi wa mbere. Mbese ibi ntibitangaje? Abateguye iyi proje ya 25 They are calling themselves an army. bo ubwabo bitwa ingabo, kandi zino ngabo zitwaye ikirango cy'abasenga ibigirwamana aricyo sabato y'ikinyoma. Mbese ibi byapfuye kubaho ko bapfa gukoresha iri jambo ngo ni ingabo? Ntabwo ntekereza ko ibi byizanye. Kandi si ibi gusa, ahubwo bari kuzana iyi migambi yabo muri White House. Bibiliya itubwira muri Mariko igice cya 13 umurongo wa 14 that when we see an army standing where it ought not, ko igihe tuzabona ingabo zihagaze aho zitagomba guhagarara ari ikimenyetso cy'uko kurimbuka kwegereje. Ndizera ko ibi twabibona. Yego, kandi zino ni ingabo z'iyobokamana zihagaze aho zitagomba guhagarara, meaning church and state, bisobanuye ko ari itorero na leta biri kwihuriza hamwe, kandi ubu zino ngabo zamaze kuhagera. Ibyo bisobanuye ko ubu dushobora kuvuga ko uno muryango wa Heritage Foundation hamwe n'abayobozi bawo ari nabo ba projet ya 25. Abo bayobozi bose ni abafatanyabikorwa kandi bahagarariye abajesuite ba Kiliziya Gatolika y'i Roma. Nanone twibuke ko abajesuite ari ingabo zikorera mu nyamaswa ariyo Kiliziya Gatolika y'i Roma. Uku ni nako mu gishushanyo cyayo turi kubona ishusho cyangwa se kwigana icyo gikorwa, aho abagize projet ya 25 bazamutse bavuga ko ari ingabo kandi bafite ikirango cyo kuramya ibigirwamana aricyo sabato y'ikinyoma. And notice we have Kevin Roberts. Ndetse tumenye ko uyu Kevin Roberts, umuyobozi mukuru w'iyi projet ya 25, ari umugatolika w'i Roma. Ubwo rero asobanukiwe neza ububasha bw'inyamaswa. Yaravuze ati dukeneye ingabo ziteguye kandi zizi gukoresha ububasha bwose kandi zatojwe zo gushyira bino mu bikorwa. Church and state union. Uko ni uguhuza itorero na leta. Ubwo rero uyu Kevin Roberts hamwe n'iyi projet bateguye bari kugendana ingirabuzima fatizo z'inyamaswa bakazishyira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bari kwinjiza iyobokamana muri leta, kandi ibyo ni ukuremwa kw'igishushanyo cy'inyamaswa. Twibuke ko Yesu yagereranyije irimbuka rya Yerusalemu yose no kurimbuka kw'isi. Rero yaravuze ati ubwo muzabona Yerusalemu hagoswe n'ingabo mu gihe cy'imperuka, ubwo tuzabona natwe tugoswe n'ingabo, tuzamenye ko kurimbuka kuri bugufi. Rero ibyo bishobora kuvuga ku gisirikare gisanzwe cya Amerika. Ibyo turabizi neza. Hari ingabo za Amerika zirwanira mu kirere, izirwanira mu mazi n'izindi nk'izo ngizo. Ariko aha turi kuvuga ku bijyanye n'ingabo z'iyobokamana nanone zongera kugota. Bano bafite itegeko ry'icyumweru bariyita ingabo. None ni gute ibi tutabibona? Noneho wakomeza. Right. And again, yego, kandi nanone tugiye kumva byinshi mu byo bavuze, kandi abo bivuzeho inshuro nyinshi cyane ko ari ingabo ziteguriye urugamba kandi zitwaje itegeko ry'icyumweru. Ntabwo turi buze kugaragaza abayobozi bose ba projet ya 25, ariko bose bafite umugambi umwe. Urugero nureba kuri J.D. Vance, aho yagiye avuga ati dukwiye kwambarira urugamba, ati kandi dukwiye kugenzura ibyiciro byose by'ubuyobozi, ndetse yaranavuze ati dukwiye gukoresha ububasha bwose bwa leta nta gitangira. Iyo rero tubona bateguye ino migambi bose bari gukoresha imvugo nk'izi, bituma tubona neza ko ari ingabo z'iyobokamana. Uriya Rasfort yavuze ko ari gutegura ikarita y'urugamba. Yaranavuze ati niba mutifuza kujyana natwe mu ntambara, natwe ntabwo twiteguye kubakorera. Aranavuga ati abatazemera ibyacu bashobora kuzajya mu magereza cyangwa bagahanishwa ibindi bihano bikomeye, kandi ibyo bitekerezo bishyigikiwe n'abandi benshi. Kevin Roberts talked about how there is going to be a second revolution and it'll be bloodless. Kevin Roberts yavuze ko yari impinduramatwara yindi ya kabiri. Aranavuga ati ntabwo izabonekamo kumeneka kw'amaraso, abatisunga Imana nibaramuka bemeye ko bigenda bityo. Kandi Kevin Roberts ntabwo ari mu gisirikare kigaragara cya Amerika, ahubwo ari muri uyu mutwe w'ingabo z'iyobokamana. Nje nizera ko uyu muvumba ari za ngabo zahanuwe zigomba kongera kugota, ariko none hari isi yose, kandi ibyo bihita birushaho kumvikana. Rero tugiye kureba amwe mu mashusho bo ubwabo babyivugira kandi bakomeza kubigarukaho, aho biyita ingabo kandi bakavuga ko baje mu ntambara. Reka dukurikire aya magambo. What we're doing is systematically preparing to march into office and bring a new army
a line. icyo turi gukora ni uko turi kwitegura mu buryo budakuka ngo tuzongere twigarurire ubutegetsi turi ingabo zishya ziri kuri gahunda zatojwe kandi zambariye urugamba kandi zifite intwaro zo kwisunga amahame y'iyobokamana kugira ngo zirwanye amahame y'abatisunga Imana. You know, he was actually quoting from the opening page. Hano yari arimo arakoresha ya magambo abanze muri projet ya 25. Dore binavuze ni nabyo byanditse hano ko ari gahunda y'imiyoborere yabo. Neza nibyo avuze. Nawe aravuze ati turi ingabo. None wakomeza. Ndizera ko buri wese yumvise ko bagomba kuba bafite intwaro zo kwisunga Imana. Ibi twe turi kubirebera mu mboni za Bibiliya kandi nitubireba muri ubwo buryo turabona imigambi myinshi yihishe nyuma y'ibyo bari kuvuga. Ibyo birahita binatwereka aho berekeza. Rero ntitugomba kuba abana b'umwijima ngo tubure gusobanukirwa ibi bari kuvuga. Ano mashusho akurikiraho tugiye kubona n'umugabo Paul Danzi, umwe mu bandi bateguye ino projet ya 25. Twongere twite kuri iki yavuze kuri buno buyobozi bushya bw'ababungabunga amahame. Reka dukurikira ayo magambo ye. Kandi iyo bavuze ngo abo bagiye kurwanya abatisunga Imana, ibyo ni ikintu kimwe baba bavuze, ariko mu buryo bwihariye baba bavuze ko bagiye kurwanya abatemera ibyo bavuga bose, kuko abadashaka ko ibi bateguye babishyira mu bikorwa bose babiyita abatisunga Imana. Mbese ubwoko bw'Imana na bwose ko bugomba kwitwa? Nimukurikirana aya magambo. After the chaos and confusion of his first term in office, Donald Trump has a detailed plan for his second coming. Nyuma y'imivurungano n'urujijo yateje asoza manda ye ya mbere, Donald Trump afite umugambi uhamye mu kugaruka kwe kwa kabiri. Afite umugambi wo guhindura inkingi zose za Amerika igendera kuri demokarasi. And there's already an army of loyal recruits. Kandi afite ingabo ziteguriye urugamba zigiye gushyira mu bikorwa ayo mategeko ye. Dufite abantu bihariye barenga 10,000 baturutse mu mfuruka zose z'ubuzima, ariko turacyifuza abantu biteguye no gutanga amaraso yabo ubwayo kubera kino gikorwa. Barashaka kuzana ingabo zinyeganyeza ibintu byose muri leta kandi bagaha guverinoma icyerekezo gishya by'iteka ryose. Niba utari ku ruhande rwa gahunda ya perezida, ugomba kwegura cyangwa se ugahamanya nawe. Marie. Oh, Lord have mercy. Imana itugirire ubuntu cyane. Mbese mwumvise icyo yavuze? Avuze ko iyi projet ya 25 yiteguye kuzana ingabo zinyeganyeza ibintu byose muri leta. Ubu bari gushyiraho imiyoborere mishya ya guverinoma. Twongere tuzirikane ko hano batari kuvuga ku gisirikare kigaragara cya Amerika, ahubwo ni ingabo z'iyobokamana zifite na projet ya 25. Now, we have to ask ourselves, none tugomba kwibaza ubwacu ngo mbese intego n'imigambi yabo ni iyihe? Icyo bagiye gukora no gushyira mu bikorwa ni ikihe? Cyane cyane ubu ngubu bamaze gufata ubutegetsi. Ndizera ko aya makuru akurikiraho agiye kurushaho kudusobanurira ibyo ngibyo kandi aratuma turushaho kumva uburyo Amerika y'ubuprotestant bwaguye ari nayo irema igishushanyo cy'inyamaswa iri kugenda isa neza n'inyamaswa ubwayo. Nimurebe hano baravuze ngo muri video yashyizwe ahagaragara nta burenganzira bubitangiwe, umwanditsi wa projet ya 25 yagaragayemo avuga ko Trump yahaye umugisha ino gahunda. Amagambo yo hepfo aravuga ngo projet ya 25 nta kindi ifasha nko guhishura cyane uburyo abari ku ruhande rw'iburyo bwo n'ababungabunga amahame bafite imyemerere yo gutsimbarara cyane, ari nawo mutima w'intambara za Croisade kugira ngo bongere gukora guverinoma nshya ya Amerika. Twite cyane kuri ya jambo ngo Croisade, kandi iri ni ijambo riri bugaruke hahandi twatangiriye. Twabonye ko dukurikije n'amateka inyamaswa ari y'ubupapa yakoresheje ububasha bwa gisirikare muri izi ntambara za Croisade kugira ngo irimbure abataremeraga inyigisho zayo. None hano bongeye kuvugamo ko nanone bagiye mu ntambara za Croisade. Aya ni amagambo ahuye cyane yo kwisubiramo kw'amateka. All right. Right. And so as we look, as we're progressing in this presentation, mureke dukomeze muri kino cyigisho. Hano naho hari ayandi makuru tugomba kwitaho. Ibi nari nabanje kubona ari ibintu bisanzwe, ariko uko nakomezaga kubyitegereza cyane mbihuza n'ibi byose ndetse n'ubuhanuzi bwa Bibiliya, nabonye bifite ikindi kintu cy'ingenzi bihishe. Reka nabyo tubirebere hamwe ahagaragara. Hano baravuze ngo umuyobozi mukuru wa projet ya 25 ari gushyira igitutu ku basenateri b'abarepublikani ngo bemeze umugabo witwa Pete Hegseth nka minisitiri w'ingabo wa Trump. Ibi byahise bikorwa baramwemeza. Hirya bari bavuze ngo umuyobozi wa Heritage Foundation witwa Kevin Roberts yari yavuze ko bazatanga $1,000,000 kugira ngo bashyire igitutu ku basenateri b'abarepublikani badashaka gushyigikira Pete Hegseth ngo yemezwe na Sena nka minisitiri w'ingabo wa Trump.
Now, at first, like I said, why in the world? bwa mbere mboneye amakuru naribajije ngo mbese ni ukubera iki umuyobozi nk'uyu mu by'iyobokamana we n'iyi poroje ya 25 bakoresheje miliyoni y'amadolari ngo bashyire igitutu ku basenateri ba Amerika kugira ngo bemeze uriya mugabo witwa Pete Hegseth nka minisitiri w'ingabo mu buyobozi bwa Trump. Nawe ubyumvise wakumva ko ari ibintu bidasanzwe, ariko uramutse umenya amateka y'uyu mugabo witwa Pete Hegseth wahoze ari n'umunyamakuru wa Fox News wahita umenya neza impamvu bakoze bino. Reka turebe aya makuru yavuzwe kuri we yatangajwe na The Politico. Yaravuze ngo Pete Hegseth's crusade to iyi ntambara ya kurwasade ya Pete Hegseth igambiriye guhindura igisirikare cya Amerika mo intwaro ya gikristo. Ibi noneho biratangira kumvikana. Turabizi ko uyu mugabo yizerera mu ntambara za kurwasade, kandi ngo noneho kuba ashaka guhindura igisirikare cya Amerika, ubu noneho turavuga igisirikare cyitwaza intwaro, ntabwo ari cya gisirikare cyitwaza iyobokamana cya projet 25. Uyu mugabo we wagizwe minisitiri w'ingabo ngo afite umugambi wo guhindura igisirikare gifatika cya Amerika kigahinduka igisirikare cya gikristo cyiteguye kurwanya abatemera amahame yabo y'iyobokamana bose, kandi mu bo barwanya hagomba kuba harimo n'ubwoko bw'Imana. Ndizera ko turi kubona ibiri kubaho. I can see it. Njye mbasha kubibona. Ni mu murebe hano. Uriya niwe mugabo witwa Pete Hegseth, ubu wabaye minisitiri w'ingabo wa Trump. Baravuze ngo uyu mugabo w'imyaka 44 wahoze ari umunyamakuru wa Fox News agiye kuyobora igisirikare cya mbere kinini mu isi gikoresha ingengo y'imari ya miliyari zirenga 800 z'amadolari. Barakomeza ngo afite amatatuwaje ku mubiri we agaragaza imisaraba n'amagambo y'ikilatini yanditswe ngo Deus Vult, bisobanuye ngo ubushake bw'Imana mbere ya byose, n'andi magambo avuga ngo Ne Est Virtus, asobanuye ngo intwari ntizigatsindwe. Barakomeza ngo ayo magambo yombi yanditswe muri tatuwaje z'uyu mugabo yakoreshejwe bwa mbere mu kinyejana cya 11 bikozwe na Kiliziya Gatolika mu ntambara yayo ya mbere ya kurwasade. Ni muri izi tatuwaje zo ku mubiri we. Ni tatuwaje z'imisaraba yo mu ntambara ya kurwasade hamwe n'aya magambo avuga ngo ubushake bw'Imana yakoreshwaga na Kiliziya Gatolika. Ibi byose rero biragaragara neza ku bafite amaso ashaka kubireba. Uyu mugabo wizerera mu ntambara za kurwasade ubu ni uyoboye ingabo zose, aricyo gisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi tubishyize hano kugira ngo namwe mubyirebere. Tugiye kubereka amagambo atandukanye yabihamya neza n'impamvu muri iyi projet 25 bemeye gutanga miliyoni 1 y'amadolari kugira ngo uyu mugabo yemezwa n'abasenateri nka minisitiri w'ingabo. Reka turebe icyo yavuze ku bijyanye n'iyi ntambara ya kurwasade n'uburyo abanyamerika bagomba kuyirwanamo. Amerika ifite igisirikare n'ubukungu bwa mbere bukomeye mu isi, ariko iyo bigeze ku muco n'uburezi bw'abanyamerika bihita bigaragaza ko ubugingo bwa Amerika bumaze kubora cyane bitewe n'amahame y'abatisunga Imana. Igisirikare gikomeye n'ubukungu bwa mbere mu isi ntabwo bihangije kurinda amahame yacu twatangiranye, kimwe n'uko bitarindwa n'igikorwa gishobora kuboneka gusa rimwe mu gisekuru cyose nk'amatora yabaye muri 2016. Ahazaza hacu nk'abahungu n'abakobwa b'umudendezo haradusaba intego imwe kandi iruta izindi zose, ariyo gutsinda kuzuye abatisunga Imana. Nibitaba ibyo Amerika ntishobora kandi ntizigera irokoka. Kino ni igihe cyacu mu mateka kidusaba ko turwana intambara ya kurwasade y'abanyamerika. Nibyo tugomba kurwana intambara yera ngo turengere umudendezo w'ikiremwa muntu. Iyo twibwiye ko umuco wacu uri ahantu heza tuba twibeshye. Kandi nitutarwana intambara ya kurwasade ariyo ntambara yera y'abanyamerika ntabwo tuzashobora gutabara igihugu cyacu. Wakomeza. Again, I keep going back to ibi birangarura muri Luka igice cya 21:20. Twasomye ko ikimenyetso ari ukugotwa gukozwe n'ingabo aribyo bigomba kongera kwigaragaza mu iherezo ry'ibihe. Ubu rero turi kubona ugusohora kw'ibyo ngibyo. Nk'uko nabivuze, twabonye ingabo z'iyobokamana ubu ziri gufata ubutegetsi bwose, kandi umuyobozi w'izo ngabo cyangwa se abo bari ku ruhande rw'iyobokamana yagiye akoresha imvugo nk'izo avuga ko ari ingabo. Muribuka ko dukurikije n'amateka twabonye ko inyamaswa yagiye ikoresha ububasha bw'ingabo, ubwo ni ukuvuga igisirikare, ngo irwanye abataremeraga ibyayo bose. None ubu dufite n'amashusho ya Perezida Donald Trump avuga ko nawe yiteguye gukoresha ingabo ngo arwanye abanzi bari imbere muri Amerika. Twe dushobora kugira ngo yavuze abo badahuza mu bya politike, ariko ukurikije ubuhanuzi bwa Bibiliya tubona ko ububasha bw'ingabo n'igisirikare bizakoreshwa mu kurwanya ubwoko bw'Imana. Reka tubanze twumva ayo magambo. Ibi nibyo Trump aherutse kuvuga asubiza uwamubajije niba hari imivurungano ishobora gutezwa n'abantu bamwe muri Amerika.
I think the bigger problem are the people from within. ndatekereza ko ikibazo gikomeye dufite ari abantu bari imbere muri twe. Dufite abantu bamwe na bamwe babi kandi bafite ikibazo kimeze nk'uburwayi, aribo bari ku ruhande rwo kutisunga Imana. And it should be very easily handled by, if necessary, by National Guard, or if really necessary, by the military. Abo bibaye ngombwa bagomba kwitabwaho hakoreshejwe abashinzwe umutekano mu gihugu cyangwa hagakoreshwa igisirikare, kubera ko tudakwiye kwemera ko bakomeza gukora batyo. Trump yashimangiye ayo magambo ye mu kiganiro yongeye kugirira kuri Fox News, yongera kubigarukaho. They're very, very different. And it is the enemy from within, and they're very dangerous. Abo bantu batandukanye natwe cyane. Abo ni abanzi b'imbere muri twe kandi ni abantu babi cyane. So, yes, Trump has talked about using the military against Americans he called the enemy from within. Yego, Trump yavuze ko ashobora gukoresha igisirikare mu kurwanya abanyamerika yise abanzi b'imbere. Ntabwo nzi icyo narenzaho kuri ibi ngibi. Nizera ntashidikanya ko tugeze ku nkengero z'umusozo w'isi ubwo tubona bino bimenyetso bigenda bisohora. Reka nsoreze kuri aya magambo ari mu gitabo Ibihamya by'itorero, volume ya 5, page 464, aho mushiki wacu White yavuze ngo, nk'uko kugotwa kwa Yerusalemu bikozwe n'ingabo z'Abaroma byari ikimenyetso ku bakristo ko bakwiye guhungira ku misozi, ni nako natwe gukoresha ububasha bwose kw'ishyanga ryacu rihatira abantu kubahiriza isabato y'ubupapa bizatubera ikimenyetso. Icyo kizaba ari igihe cyo guhunga imijyi minini. Murabizi kino nicyo kimenyetso cya nyuma. Ariko se tugomba gutegereza kugeza ku itegeko ry'icyumweru kugira ngo duhunge imijyi? Oya. Mwibuke yuko bano batubwiye ko kimwe mu bigize imigambi yabo ni ugushyiraho amategeko y'isabato yo ku munsi w'icyumweru dimanche. Bene data na bashiki banjye, ndizera yuko muri kubona ko igihe kiri gushira. So one of our focuses today was to show us. Rero imwe mu ntego yacu uyu munsi kwari ukwerekana gusohora k'ubuhanuzi bwo muri Luka igice cya 21. Ahanditse ngo ubwo muzabona Yerusalemu hagoswe n'ingabo muzamenye ko kurimbuka kwaho kuri bugufi. Ndetse binabishimangira ngo ibihamya bidakuka byagaragajwe uyu munsi. Ndeka ngira icyo nongeraho ku byo dusangije kugira ngo abantu batagira ngo bino nibyo turi kwibwira ubwacu, kugira ngo batagira ngo bino n'ibitekerezo twishakiye ubwacu, As if they mention army. nko kubona aho bavuze ingabo tugahita dufata iryo jambo tukarikoresha dusobanura ibyo gusohora k'ubuhanuzi. I want to be clear when I say this. Ibi ndagira ngo mbisobanure neza ubwo tuvuga kuri ibi. Igihe Yesu Kristo yatangaga ubuhanuzi mu isezerano rya kera, icyo yari yaravuze cyose ko kizabaho, abantu bashoboraga kureba ku bimenyetso bagasobanukirwa ko byenda kubaho. For example, when Babylon Urugero, igihe Babuloni yategekaga and maze Nebukadinezari agahabwa za nzozi, Daniel came in to Daniyeli yaje kumwibutsa za nzozi anamubwira ubusobanuro bwazo. He clearly said, Yamubwiye yahuranyije ati, uzahangurwa n'ubundi bwami budahwanyije n'ubwayo gukomera, ni ukuvuga buhangure Babuloni. Kandi nyuma inyamaswa y'idubu yari yegutse uruhande rumwe ifite imbavu 3 mu mikaka yayo, niyo yaje guhangura Babuloni nk'uko ubwo buhanuzi bwari bwarabivuze. Rero iyo Imana ivuze ngo bino nibyo bimenyetso muba ari byo muzitaho, iyo abantu b'i Babuloni baza kuba abanyamwete bakita kuri ibyo bimenyetso, bari kumenya ubwami bwanesheje ibihugu 3 ko aribwo nabo bugiye kubatera. Ndetse bwari ubwami bubumbatiye amahame 2, bwari Abamedi n'Abaperesi. Ubwo rero ibimenyetso byari bisobanutse neza. Dukomeje twabona iby'ingwe bishushanya Abagiriki, ndetse n'ubwami butagira ishusho bushushanya ubwami bw'Abaroma. Ariko mwite kuri ka gahembe gato. Iyo Imana ibishaka yari kwandikisha muri Bibiliya gusa ngo agahembe kari kuzamuka mu bwami bwa Roma, ariko ntabwo ariko yavuze. Ahubwo yaravuze ngo ni agahembe gato kugira ngo bizatworohere kumenya igihugu gitoya muri ubwo bwami ku bijyanye n'ubuso, ko aricyo cyari kuzagira imbaraga kuruta ibindi byose, aricyo ubupapa. Birasobanutse. Iyo Imana ivuze ngo murebe kuri ibi bintu muba ari byo mujya murebaho. None muri Luka igice cya 21, igihe Yesu Kristo yavugaga iby'ingabo kandi akongera kubihuza no kurimbuka kw'isi, ubwo natwe tugomba kwita ku muryango wiyita ingabo, kandi uwo muryango ukaba ufite ibirango bya Kiliziya Gatolika n'iby'Ubuprotestanti bwaguye. Kandi ibyo birango nibyo tubona mu bateguye proje ya 2025.
Heritage Foundation. barimo na Heritage Foundation, kandi ubu ubwabo bariyita ingabo, bariyita ingabo z'abanyambaraga ziri guhuriza hamwe itorero na leta. Rero icyo Yesu Kristo yavuze tugomba kurebaho, ubu turi kukibona, kandi ibi biratangaje cyane kubera ko ibikangisho nk'ibi ntibyari byarigeze bibaho na rimwe mu mateka. So what are the scoffers going to say? None ubu abakobanyi bagiye kuvuga ngo iki? Mbese bashobora gutinyuka kuvuga bati twabonye imiryango ifite gahunda nk'izi mbere hose, nimuyinyereke niba muyifite. Niba ibisa n'ibi mwarigeze mubibona mbere hose nk'uko bimeze uyu munsi, nimubinyereke. Ntabwo mushobora kubibona. Rero ibimenyetso by'imperuka biri hano imbere yacu, ndetse turabibona neza. Kandi mu gihe gitoya gishize twabonye ubuyobozi buherutse kuvaho bwa Biden butangaza mu buryo butunguranye ko igisiga cya kagoma gihindutse igisiga cy'igihugu. Hari icyo wakongeraho? Yego uri mukuri. Ibyo nabyo uvuze ni ingenzi. Iyo duhuje amateka y'ibyabayeho kera n'ibiri kuba mu isi uyu munsi, biradutangaza. Mbese ni ukubera icyo Amerika yategereje imyaka irenga 200 kugira ngo ishyire mu mategeko kandi yemeze kiriya gisiga cya kagoma nk'igisiga cy'igihugu? Nizera ko mu buryo buyobowe n'Imana, Imana iri gukangura ubwoko bwayo, nk'uko nanone ibi byose biri kuba mu isi bindi biri kutwereka ko ari ugusohora kw'ibimenyetso by'imperuka. Rero ushaka kureba ibimenyetso arabibona. Ibi twagiye tubirebaho. Turabizi ko no mu bihe byo kwa Nowa abakobanyi n'abatarizeraga banangiriwe mu kutizera kwabo, bituma babona ko nta kimenyetso kiri gusohora. Ariko abitaye ku bimenyetso bo bakanakurikiza umuburo w'Imana, abo nibo barokotse. Ibyiringiro n'isengesho ryanjye uyu munsi ni uko twese twakwita ku bimenyetso by'imperuka, kandi bizatuma tugira ukwizera, dukomerere mu by'Imana yavuze, twitegure. Ndifuza kugaruka ku magambo asoza uvuze ku byerekeranye na kino gisiga cya kagoma. Ni ukubera iki byasabye gutegereza imyaka yose ingana itya? Imyaka 238 yose, maze ubu kikaba aribwo cyahinduwe n'itegeko igisiga cy'igihugu. Hano Imana iri kwifuza gukangura ubwoko bwayo. Kubera ko muri Bibiliya no mu buhanuzi, ugutangira kwa kino gihugu nako gushobora kugereranywa n'igisiga cya kagoma. Ibyo twabirebyeho mu cyigisho kimwe gishize, ntabwo turi buze kubigarukaho. Ariko nitureba hano, igisiga cya kagoma nabwo ni ikirango cy'igisirikare cya Amerika. Cyabanje kugaragaza gukurwa mu karengane, ariko nyuma cyongera kugereranywa n'ikandamiza cyangwa se akarengane. Nicyo kiranga Abaroma bitwazaga ku mabendera n'ibindi birango byabo. Kandi kino kirango cy'igisiga cya kagoma ni ikirango bashingaga aho bagiye kwigarurira hose. None mu buryo butangaje, natwe twabonye byemezwa n'itegeko rya leta. Kandi Imana iratubwira ngo ubwo muzabona Yerusalemu hagoswe n'ingabo, muzamenye ko kurimbuka kwaho kuri bugufi. Amateka n'umwuka w'ubuhanuzi bitubwira ko bino birango ari byo Abaroma bagendanaga, nibyo ingabo zabo zitwazaga zigiye kugota no kurimbura. Icyo cyari ikimenyetso cy'uko abakristo bakwiye guhunga, bagashyira mu bikorwa amahame ijambo ry'Imana ryavuze. Ndetse turabizi nanone ko kino gisiga gihuye no kuramya izuba. Abaroma bagitwaraga mu buryo bwo kwerereza izuba. Tugarutse ku byo twarebaga natwe, proje ya 2025 n'abayobozi bayo, mbese icyo bashaka gushyira mu bikorwa ni iki? Twibutse, batubwira ko bashaka gushyira mu bikorwa iki? Ni itegeko ryo kuruhuka ku cyumweru. Barifuza gukoresha leta mu guhatira abantu amahame y'iyobokamana, ndetse uko niko Perezida Trump yavuze. Umuyobozi w'abadepite nawe ni uko yavuze, abo muri Heritage Foundation ni uko bavuze, ndetse n'awa mugabo wanditse iby'itegeko ry'icyumweru muri proje ya 2025, Jonathan Berry, witwa Jonathan Berry, n'ayo magambo yavuze. Bose barashaka itegeko ry'icyumweru. Ibyo ni ibimenyetso bigaragara neza. Na kino gisiga cya kagoma ni ikimenyetso cyo gusenga izuba. Mushobora no kubyirebera hano. Kubifuza kureba ibimenyetso ntabwo bisobanutse neza gusa, ahubwo biranarangurura. Mbese Amerika ni Roma nshya? Yego rwose niyo.
kubera ko Amerika igomba kurema igishushanyo cy'ubupapa. Ubwo rero ibimenyetso birasobanutse neza. Your closing words, Marie. Watubwira amagambo asoza, Marie? Pastor, what more can we say? Mbese n'iki kindi umuntu yarenzaho uretse gusa kuvuga ko kino ari igihe cyo kurushaho kuba maso no gusenga, kubera ko Imana iri kutwereka ibimenyetso bisobanutse neza iburyo n'ibumoso by'uko isi igeze ku musozo. Twabonye iby'igihe cy'ikoranabuhanga, twabonye ibyo gukura kw'amahame y'Iyobokamana ry'Ubuprotestanti bwaguye, twabonye kwangirika kw'ibyaremwe, byose hamwe bitugaragariza neza ko igihe kigeze ku musozo. Icyo rero buri wese yakwibaza ni iki ngo mbese aya makuru agiye kuyakoresha iki? Ijambo ry'Imana ritubwira yuko ari igihe cyo gukanguka gisohoye kandi ni igihe cyo kwitegura ndetse Imana ibidufashemo. None inshuti zanjye, iyi niyo mpamvu twibanda cyane kuri za mfunguzo 5 zo kurokoka, kuko Yesu yavuze ngo nimubona ibyo ngibyo muzahungire ku misozi. And we're told in Adventist home, kandi tubwirwa mu gitabo urugo rwa Gikristo ko hari mu cyaro no gushyira mu bikorwa imfunguzo 5 zo kurokoka, kandi kubw'ubuntu bw'Imana itubashishe kwitegura. I want to thank Marie again for joining us. Ndagushimira Marie, umutumirwa w'uyu munsi waje gufatanya natwe kwiga ijambo ry'Imana, turebera hamwe uko biri kuba mu isi bisohoza ubuhanuzi bw'ijambo ry'Imana. I don't know about you, sinzi uko kuri mwe bimeze, but I see the need. ariko njye ndabona ko gusenga bikenewe cyane. Let's pray. Father in heaven, Mureke dusenge. Data uri mu ijuru, tugushimiye ku byo twigishije uyu munsi. give us spiritual sight, Uduha amaso y'ibyamwuka kugira ngo tubashe gusobanukirwa neza ibimenyetso by'iminsi y'imperuka. and may we be found implementing the 5 keys of survival. Udushoboze gushyira mu bikorwa imfunguzo 5 zo kurokoka, kandi dufashe n'abagenzi bacu kugenza dutyo. Uduhe kuguma ku ijambo ryawe, udukuremo umwuka w'ubwoba, ahubwo uduhe umwuka w'urukundo n'imbaraga n'uwo kwirinda, kubera ko urukundo rutunganyijwe rwose rwirukana ubwoba. Thank you for hearing us. Turagushimiye ko twumvise kandi udusubije mu izina rya Yesu Kristo. Amen. God bless. Maranatha. Imana ibahe umugisha. Maranatha.